mugapanga mukagira mukaganira ibintu byose mugaciringa, mwamara kuganira nawe agatangira gusekera. Iriya nsekuru bagusekera uhita upfa mu bwonko. Ngo mwamwicaye yambaye akajipo ukabona atangiye kugenda akazamura gake gake, ujye kubita amaso itakuhita wifuza kugera na hejuru yita ku kuntu hameze, ukareba imibere yawe ukabona ukuntu hateye. Yaba yambaye ipantaro mu gatuza ukabona agatangiye kugenda afungura akantu k'agapira gato, ujye kubita amaso ibere ryiwe agace gato, uhita wifuza kureba n'ukuntu imbere yaho hameze. Uri kumva niko gahinda dufite. Tayari ubu umukobwa akigukubita amaso mwamuri inseko y'abantu bagore cyangwa inseko y'abantu bagore muri kubona hano kuri kamera zanyu, ni mu gihe bari guseka bashaka gukura abantu bagabo bari hano bafite amamodoka cyangwa bafite amamodoka atandukanye, ni mu gihe bari kwiga ku buryo bari buze kubakuraho imodoka, guhoberana, inseko nziza cyane muri rusange. Ni mu gihe abantu bagore batandukanye bari hano bafite imico itari myiza, ni mu gihe mugenzi wacu wari uri ku ruhande yagerageje kuvugana nanjye akavuga ngo ndagerageza gutanga ubuhamya ko abantu bagabo ibigiye kubabaho. Ni mu gihe abantu bagabo bahise bahoberana bavuga ngo turya abana, ni mu gihe batazi ibyo barimo cyangwa batazi ibyo bari gukora, barimo baragendera mu kigari ariko bari kuvuga ngo barashaka gufata ku musubagenge cyangwa barashaka kubomora. Ni mu gihe abantu bagore bafite inseko bari kumwenyura bari guhoberana kugira ngo babashe bige ku mugambi w'uburyo bari buze gukura abantu bagabo ku murongo n'umutangabuhamya cyangwa n'umutangabuhamya turi kumwe hano kugira ngo dusobanure mu buryo burambuye. Mureke dukurikirane Kidasamura Movie, reka turebe uno mutangabuhamya. Makamera ya Kidasamura TV. ubundi rwose uko byagenda kose naje gusanga n'abakobwa buriya n'abagudamu n'ibiki byose igitsina gore cyose nabicenye kandi bakwica bahagaze. Urumva n'umukobwa mukaganira mugapanga mukagira mukaganira ibintu byose mugaciringa, mwamara kuganira nawe agatangira gusekera. Iriya nsekuru bagusekera uhita upfa mu bwonko. Ngo mwamwicaye yambaye akajipo ukabona atangiye kugenda akazamura gake gake, ujye kubita amaso itakuhita wifuza kugera na hejuru yita ku kuntu hameze, ukareba imibere yawe ukabona ukuntu hateye. Yaba yambaye ipantaro mu gatuza ukabona agatangiye kugenda afungura akantu k'agapira gato, ujye kubita amaso ibere ryiwe agace gato, uhita wifuza kureba n'ukuntu imbere yaho hameze. Uri kumva niko gahinda dufite. Tayari ubu umukobwa akigukubita amaso mwamuriye mu kabari cyangwa hehe akagusekera bitangaje, tayari ubu icyesi yihuse ahita yigukuramo ugasanga arayinyweye. Yaba ari rikeri ubwo Heineken akazinywa, amarikeri za konyage n'ibiki byose akanywa mu minota mike cyane, ukavuga ati kangiye kunyara ndaje ntumenya hanyuze. Mu minsi mike y'umukobwa avuga ati muramenyana mu minsi mike ati inzu yikeneye kwishyurwa nta byo kujya dore ndaburaye. Tugiye ntago azagufata nk'akajoko nazo tuvuga ati ndi kapo nanjye tereka ngura akantu ko kunywa ati mutemo nanjye muhereze yishyure iyo nzambonemo umukapo, akaba atanaguha n'umupurisha ube wanawunyinyira. Uzi uko n'abakobwa ari abana babi. Leta nayo ibikurikirana rwose aba bantu nta keza kabo batwica mu bwonko. Ibintu ntago umunyamakuru rwose nawe wakoze kuzana muri ikaritsiye kuko biraturembeje pe. Ni mu gihe twari turi hano tuvugana n'abaturage batandukanye, nibwo nahitaga mbona umuturage w'inkwangutsi cyangwa w'imbangukira-kure yahise aza akaduhereza amakuru yihuse. Ni mu gihe nk'uko nari nafashe abagore muri rusange barimo basekera abagabo bashaka kubakura. Ndabizi ko video ihari kandi murayibona. Uyu mugore yashaka gukura uno mugabo, nk'uko mubona imhoberano yabo yuzuye uburyarya bukomeye. Ni mu gihe agiye kudusobanurira uburyo guhoberana biturukamo amafaranga cyangwa bivunjamo amafaranga. Ese irari ry'abagabo rituruka kuki? Ese kuki abagabo bagira irari muri rusange? Ese irari rituruka? Ese irari ryatuma utanga imodoka? Irari ryatuma utanga inzu? Reka tubwire mu buryo burambuye. Ni Faratop kuri kamera zacu. Ibintu nzi ko bitabaho rwose. Ubundi Imana yaturemanye irari ritabaho, yego nibyo pe. Tuba dufite irari ryinshi cyane ndetse n'ubuhehezi. Ako ntabwo numva ukuntu umuturanyi bamuriye imodoka akagira n'agurije isambu hejuru y'igitsina. Urumva igitsina gore rwose muraturembeje, muranatubangamiye, muranatubabaza cyane. Ibintu ndabivuga kuko bimbabaje. Nk'umungiye amaze kunjya mu bintu bigera mu 800 nje ibiki naragahinda kikambabaza, ariko ntabwo nakirira gufite abantu b'inshuti zanjye bari amamodoka, bari amasambu, bari amazu, basenye ingo zabo. Hari umugabo waraduturanye witwa Murokore, yari umupasiteri, ubona ari umuntu rwose ufite amavuta ugira ariko igitsina gore cyamugushije nk'ibere mu kanya nako gukumbi. Yari afite urugo rwiza, afite famiye, afite abana, afite umugore mwiza wamukundaga, ariko abadayi baranga baramurora neza, bamurya imodoka, bamurya inzu, ajya mu madeni. Hano Nyagasani yari pasiteri aranga neza, ararugwa neza burundu. Ngubu asigaye yarabaye umuhweri waho ngaho wigendera, nta kintu asigaranye. Umugore yarigendera afite n'abana, kwana n'umugabo w'ururahe utafite ubwenge. Mudukorera ubuvugizi rwose. Aka gace kacu kintu bita abakobwa n'abagore baraturembeje. Mbese
bakugendaho iyo umunaniye arakurogesha ukaba ikigoryi ukaba ikizazambe mudutabarize rwose ntabwo byumvikana. ni mu gihe twavuganye na mudugudu mu buryo burambuye, mudugudu yatubwira ngo ibi bintu ntabwo yari abizi, ngo ariko araza abikurikirane ndetse abikurikirane mu bikiri mu maguru mashya. ni mu gihe ibintu biri buze gukorwa cyangwa biri bushyire mu bikorwa mu masaha ya saa 10 za nijoro, kubera ko ngo niho indaya zikunze gutegera arizo zitwa indangamirwa muri rusange. Reka rero tubahaye ikaze ku nomero wa Kidasamura Movie yari incamake y'amakuru, turaza kubaramburira amakuru mu buryo burambuye mu masaha ya saa 2 za nijoro. Aya makuru ngiri kuyabagezaho nitwa Kidasamura Movie utuye mu mujyi wa Kigali, nkaba nkorera mu karere ka Nyarugenge. Murakoze.